ubwo umwaka wa gatatu urimo kwikubitaho ukabutangiye kugira ubwoba nanone burenze. Umwaka wa kane none ntangiye kubona abo twashyingiriwe rimwe sasa batwita inda za kabiri, abandi babyara vuba kwa kundi ko abarokore kwa buri mwaka bafite abana babiri, abandi batangiye kujya kwiga. Ndavuga nti ndapfuye. Turongera dutangira bundi bushya, ikigeragezo kiranuka, ikigeragezo kiraryana, ikigeragezo kiraremera, kugeza ubwo abantu batangira no kujya babazanya, kumva baza amakuru atari ko se Esther byagenze bite, ese ni utabyara cyangwa ni umugabo utabyara. Ukumva abantu bagufata bijambo bakakuganira kugeza ku gipimo umutima wawe utabasha no kubyihanganira. Bene data muri Kristo ndabaramukishe mu izina rya Yesu. Nishimiye kongera kubonana namwe kugira ngo tuganire. Ndumva nuzuwemo n'amashimwe kandi umutima wanjye utabasha guceceka no kwihererana. Mfashe rero uyu mwanya kugira ngo mbaramutse abari ku manywa, abari nijoro, mwebwe mwese abazakurikirana uyu mwanya w'ubuhamya ngiye kubaha bwuzuye amashimwe y'iby'imbaraga Imana yakoze mu muryango wanjye. Numva sinabyihererana, numva ntabwo natuza kandi sinabiceceka, kuko Imana yacu irahambaye, ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana igira ikirema, yamara kukirema ikanagikomeza kandi ikagihabera bakakigendana ari impano bahawe ikomoka ku Mana. Niyo mpamvu natekereje guhagarara muri uyu mwanya mu izina ry'ababyeyi bose batinze kubyara, mu izina ry'abagore basengeye urubyaro bikomeye, mu izina ry'abagore bagize ibikomere biturutse ku rubyaro babitewe n'abahafi kuri bo cyangwa n'abakure kuri bo. Numvise irishimwe ntaryihererana, na cyane yuko iby'Imana yakoze dufite inshingano zo kubyamamaza kugera ku mpera y'isi. Rero iteka ryose y'Imana izi kuzagira ubutunzi uzatunga mu gihe kigoye, igenda igutegura hakiri kare, igenda igusobanurira hakiri kare, igenda ikubwira icyo ukwiriye gukora bijyaniranye n'ibyo wabwiwe hakiri kare. Imana nihimbazwe. Imana yaranteguye ariko integura ntazi icyo nzaba, cyo ntazi n'uwo nzabaho. Numvaga ari ibintu biraho, ari ibintu bisanzwe, ariko Imana kuko izi ko tuzagira mu bihe bikomeye, tuzagira mu bihe biteye ubwoba, aho umubyeyi wabyazifuza kuba ingumba, aho umubyeyi utarabyazifuza kubyara, aho umuntu azumva yishakira kubaho ubuzima bujyanye n'irari rye, aho umuntu azumva adafite ibintu byinshi bimuraje ishinga uretse kuba mu buzima bworoheje. Nyamara iby'Imana nabyo biradukeneye, dukwiriye kubigiramo uruhare, dukwiriye kwamamaza Kristo dushingiye ku mirimo ye n'ibitangaza yakoze. Rero nihuse wenda iby'amashuri reka mbe mbiretse twikomereze kuri ubwo buzima bw'urushako. Ubuzima bw'urugo natangiye kubutegurwamo nkiri mutoya, bindinda kujya hirya no hino, bindinda gufatafata no kugira inshuti nyinshi. Nari mfite inshuti imwe niga segonderi tuziranye kugeza ku munota wa nyuma turanabana, ariko ikintu cyanejeje umutima wanjye nuko Imana ibintu itubwira ijya ibikora, kandi ibintu Imana idusezeranyira bishoboye. Haleluya. Imana ni inyamaboko kugeza ku gipimo ikora icyo umutima wayo ukunze kuri twebwe, kandi ikagikora neza, itihuse ngo yakubikoze mbere y'igihe, itanigenze gake ngo tuvuge ngo yakerewe, ahubwo ikabikora neza, ikabikora no mu gihe cyabyo. Haleluya. Aho unteze amatwi uyu munsi ndagira ngo wikoreze Uwiteka urugendo rwawe, wikoreze Uwiteka urugendo rwawe kandi aba ari we wiringira. Umwikoreze byose, umwikoreze amaganya yawe, umwikoreze ingorane zawe, mwikoreze uburwayi bwawe, mwikoreze ubukene bwawe, byose azabirangiza neza kandi azabisohoza amahoro. Dukomeje ku by'urushako, namaze kwiga segonderi, umwaka narangijemo mpita nkora ubukwe. Ndashimira Imana ko yabisohoje neza, ibyo twavuganye nibyo Kristo yankoreye. Imana yansezeranyije urugo rw'umugisha, urugo rw'amahoro, nirwo Kristo yanyubakiye, kandi ndabimushimira. Iteka uko mbyibutse mba numva mfite ituro ryishimwe kandi ribyibushye ko Kristo yangiriye neza. Ubwo ubukwe bwarabaye, ubukwe burimo kuba, nabwo nabonye Imana mwitegurwa ry'ubukwe, kwa kundi umugeni abahangayikiye ibishyingiranwa, kwa kundi umugeni abahangayikiye amajyambere. Nabonye Imana ari Imana, nabonye Imana ari intwari, nabonye Imana ishoboye, nabonye Imana ivuga bikaba. Ibyo amabride shower biriho ubu icyo gihe ntibyabagaho, ibyo kugirwa inama ntibyabagaho, umuntu yagendaga atazi n'ibyo agiyemo, uretse kuba wabwizwa n'Umwuka Wera wenda, cyangwa Imana ikagutabaruka ufite marene muzima, akaba yagushyira ku ruhande akagira utuntu akubwira. Ubundi hafi y'ibintu byinshi umuntu yagendaga nta n'ibyazi, ariko ndashima Imana yabiteguye igira inzira ibinyuzamo. Ndibuka turi mu bukwe, Imana nabwo yafashe ijambo.
ntago ari ubukwe bwinshi tujya dutanga twumva abahanuzi bahanura, ariko mu bukwe bwanjye Imana yafashe umwanya ivuga ibigwi byayo, Imana iritamura iganira n'abera. Haleluya! mu bintu byinshi Imana yavugiye mu birori byacu yavuzemo n'icy'urubyaro. Urubyaro nararusezeranyijwe atari rimwe, atari kabiri, atari gatatu, atari na kane, zari inshuro nyinshi zitabarika. Ariko iteka ujya ucunga akantu Imana izi ko kazakuberamo umutego, akantu Imana izi ko kazakugerageza, ikunda kugutegura hakiri kare, ikagenda ibikubwira, ikagenda igucacura, ikagenda ikubwira udutego tumwe na tumwe, ku buryo uzagera mu gihe gikwiriye waragwije imbaraga z'umutima. Ahari nawe utari wabona urubyaro, wasanga Imana yaraguteguje, cyangwa se nimba itaranaguteguje y'ubwayo ikaba yaraguteguye. ariko Imana itaguteguza, ariko ku ruhande ku mwihariko wayo ikaba ifite ukuntu yagiye gutegura, ikavuga iti uyu mwana w'umukobwa nubwo agiye gushaka, nubwo agiye gushyingirwa, ariko uko byagenda kose nagerayo bizaba bimeze gutya na gutya, reka mwigishe umwifata ubereye, umwifata ukwiriye, umwifata ubereye umukobwa mwiza w'umutima, umubyeyi mwiza wizihiye urugo, kandi umubyeyi mwiza w'umukristo. Nubwo Imana yaba itaraguteguje izo ntambara uri muzazinyuramo, ariko ifite uburyo yaguteguye. Ahubwo uhagarare wemeranwe n'Imana kugendana nayo mu mugambi wayo, wemeranwe n'Imana kugendana nayo mu bushake bwayo. Ubwo ubukwe burarangira, ku mugoroba turataha tugera mu rugo. Kubera amateka y'ubuzima bw'ahantu nakuriye, narinzi yuko byanga bikunda umuntu wakoze ubukwe iryo joro ni mugoroba abagomba kurara asamye. Narinzi ko ariko bigenda, ari ibintu biri automatique. Ku myaka yanjye numvaga byanga bikunda umuntu wakoze ubukwe nukubara amezi 9 akazuzura ku munsi yakoreyeho ubukwe, nyine amezi 9 yuzure na umwana mushyira hariya. Niko nabyumva kandi nako nabyizeraga. Ariko igitangaza gihari, bakristo bene data, ntabwo iby'Imana bimenyerwa, nta nubwo ariko bigenda. Kugeza ku gipimo natashye mu rugo nzi ko byanga bikunda iryo joro ndi burare nsamye, bikurikije n'amatariki yabize biology barabizi, bikurikije n'igihe runaka. Hari ukuntu uba wumva ibintu ari automatique biri buze guhita bikunda, ariko ntago byakunze. Nageze mu rugo mu masezerano akomeye Imana yari yansezeranyije, nambaye n'ikanzu yera y'ubukwe, kuko nene ndasabye Imana gukora ubukwe bwera, kuko Imana yari iramfashije nkora ubukwe bwera bushimwa n'Imana n'abantu. Nabageni bakeya beneda muri iki kinyejana, muri iyi vision nabageni bake bakora ubukwe bwera, ubukwe bushimwa n'Imana, bukaba bwera imbere y'ababyeyi, bukaba bwera n'imbere y'Imana ireba ibihishwe, ni bakeya. Ariko ndashima Imana yankoreye ubukwe bwera, ubukwe butanduye butariho ikizingana gitoya. Ni nayo mpamvu Imana yitamuruye itubwira ibyiza. Mu masezerano yari yaduhaye hari harimo n'iry'urubyaro, kubera ko iwacu abana benshi bajyaga biga segonderi b'abakobwa, nta mwana warengaga mu mwaka wa 2 atabyariye iwabo. Uwagiraga agakora ishyano yagiraga mu wa 3 segonderi n'ubundi akabyarira iwabo. Narinzi kubwo nimba babikoreye mu rutoki bikunda, numvaga yuko n'ababikorera mu nzu bikunda. Nimba babikoreye mu mungoti bikunda, why not ababikoreye mu rugo noneho rwera, basengiwe n'abashumba, bashyigikiwe, baherekejwe, byera ibirori byiza bikwiriye ab'Imana. Numvaga ari ibintu automatique. Ariko naragiye umwaka wa mbere urashira ntatwayinda, ariko ubwo nta ninjira mu by'umwaka hariho ukuntu ikigeragezo kiba kigukomereye, ariko kigakomera mu minsi ya mbere mwavuga ngo uvuga batarabona. Ukwezi kwa mbere kwarashize, mbonye ibimenyetso binyereka ko ntasamye, numvise mpfuye, numva ndarembye, numva meze nabi ku gipimo ntagishoboye kwihangana, numva birambiye, numva birankomerekeje. Ni gute Mana nkajya nsenga amasengesho yo kuburana no kubaza Imana kubera iki, n'ukubera iki, kuki kuko bingendekeye gutya, ko narinzi yuko bigomba kugenda gutya, kubera iki? Ariko iby'ububurana n'Imana ntawayiburanya ngo ayitsinde. Njyewe narinzi yuko byanga bikunda ku mezi 9 nzaba nkikiye uruhinja, cyane ko nakundaga abana. N'ubu kandi nkora akazi k'ubwarimu atari uko nkunze umushahara, ndi umwarimu kazi ariko atari uko nkunze ikindi cyari cyo cyose mpakura, kuhajya gusa nkabona ndi kumwe n'abana. Nizo feelings zanjye za mbere, nicyo kintu cya mbere kinezeza umutima wanjye. Rero gukunda abana ni ibya kera, nicyo gihe numvaga byanga bikunda ngomba kuzashaka ngahita mbyara. Kwezi kwa mbere gushize mbonye bidakunze ndahungabana,
ukwezi kwa kabiri kwikubitamo, ukwezi kwa gatatu kwikubitamo, ukwezi kwa kane kwikubitamo, mwami Yesu, kugeza ku gipimo neza urwara toroma n'umugabo akajya abona biramucanga. Kubisobanura byari bikomeye, byari binagoye, kuko ntago wansobanurira ukuntu abapagani babikora bari mu byaha bigakunda. None njyewe wirinze, nkarinda ubuto bwanjye, nkarinda ubukumi bwanjye, nkarinda ubwangavu, nkarinda nkura, nkarinda nshingirwa, ntarigeze niyanduza ngo nkora ibyaha bisi bakora, ngo nkora ibyaha pagani bakora. Ni gute? Hashize amezi 4 mbwira umugabo ntibintabye tujye kwa muganga, kuko dushobora kuba dufite ikibazo tutabizi. Wenda na pasiteri watwigishije umubano, hari ibintu byinshi wenda atanatubwiye, wasanga tunabikora nabi. Tujye kwa muganga. Twikoza kwa muganga, twari dufite insurance yo kwivurizaho Rama, turagenda tugeze kwa muganga badukubise muri ecography basanga nta kibazo, myanya myororokero ni mizima, nta kibazo na kimwe kirimo. Bareba umugabo basanga nta kibazo afite, bati ni mugende mutegereze. Hajya ukwezi kwa gatanu, hajyaho kwa gatandatu, tujye amezi 2 aciyemo bitari byakunda, turongera dusubirayo. Noneho kwa kundi ikigeragezo kiba cyana gucanganyukishije, ukagera ukajya wumva utakaje n'icyizere kiwagukoreye ibya mbere. Numva abo baganga hari bansuzumye nabaswa ntago babirebye neza, ndavuga duhindura ivuriro tujya kuri indi vuriro, ariko nkomeza gusenga, ariko nkomeza kwinginga, ariko nkomeza kwizera. Ariko ikintu cyantangaje, twazengurutse amavuriro atabaho, abadogiteri bakomeye, ngaho kwa Nyirinkwaya, ngaho kwa Kanimba, ngaho kuri Plato, ngaho Faisal, amavuriro yose turayazenguruka, ariko bakaduha igisubizo kimwe. Noneho Imana iteye ubwoba. Umwaka wa mbere numvaga igihugu gicitse umugongo, none ntangiye kubona abo twakoreye ubukwe rimwe batangiye guheka. Nkabona twahura nkumva mfite n'ipfunwe ryo guhura n'umuntu tuziranye, umva birambabaje, biranambangamiye. Nkabona hakabaho n'abagutelefona batanaguhera kwenda bituriye nko mu ntara, batese bimeze bitati ntibiracamo, ukavuga uti wapi ntibiracamo. None bigeraho numva icyo gisubizo no kugisubiza abantu binteye ipfunwe. Nabona umuntu twashingiriwe rimwe ahetse, nkavuga ni mwami Yesu, ubu ndi igiki ko mbona ngiye gupfa mpagaze, nta kintu na kimwe mfite. Ariko Imana ibizi ibyo yibwiriza tugirira. Haleluya. Imana ibizi ibyo yibwiriza akora kugira ngo itunezeze, kandi twomora inguma z'imibabaro yacu ihereye mu mizi. Hari ukuntu umuntu yakomora inguma ariko akagukiza igikomere wari ufite ku ruhu, ariko inkovu ikazahasigara. Rero hariho uburyo Imana iba yarateguye izomora inguma z'imibabaro yacu yo mu mutima, ikayomora ku buryo n'inkovu zivaho ukaba utazireba ngo uzimenye. Ndashima Imana yanyomoye, ndashima Imana yangiriye neza. Nkomeje umwaka wa kabiri wikubiseho nta rubyaro, umwaka wa gatatu wikubiseho, ubwo umwaka wa gatatu urimo kwikubitaho ukabutangiye kugira ubwoba nanone burenze. Umwaka wa kane none ntangiye kubona abo twashingiriwe rimwe sasa batwita inda za kabiri, abandi babyara vuba kwa kundi ko abarokore kwa buri mwaka, bafite abana 2, abandi batangiye kujya kwiga. Ndavuga nti ndapfuye. Turongera dutangira bundi bushya, ikigeragezo kiranuka, ikigeragezo kiraryana, ikigeragezo kiraremera, kugeza ubwo abantu batangira no kujya babazanya, kumva baza amakuru atari ko se Estera byagenze bite, ese ni utabyara cyangwa n'umugabo utabyara. Ukumva abantu bagufata bijambo bakakuganira kugeza ku gipimo umutima wawe utabasha no kubyihanganira. Ariko bene data, ndabashimira Uwiteka ko ari inyangamugayo, ni inshuti, ni imfura, n'umwizerwa, n'umwiringirwa, nta kiza na kimwe azima bagenda batunganya. Hashize imyaka 4 noneho ikigeragezo cyaranutse.